ejo nawe utaziyemukira ugasanga uhuye n'ikibazo ariho mwizize. muri byose iyo ndi kumwe nawe dutembereye mbona ari byiza. naho umugabo wasanga akazi imbere iminsi rero ubona ko akavuga ko n'icyenda yari imaze iminsi nta kazi afite kenshi ariko ngera imitabe niyo yego wi ndakumva cyane yego muvandimwe wanjye ndashima Imana tu ndi mu rugo ndi home no mwana ngira buriya muri ino minsi ngiye mbayeho njyenyine buto mbaye njyenyine tu ni amahoro se ariko byiza cyane karibu ahantu ibyamamare ndimo ndeba amahanga ariko sindabona siko karibu umuvandimwe wanjye yego ntakurusha nagutegereje nakubuze kubera cyane humeka yego iko bya biragenda se ndakwishimiye tu ndabona wicaye mu rugo wenyine nta muntu ndimo ndareba ibyamamare hano bisa nkaho bihitinga ino minsi ntabwo baraje kujya ku iterambere njyewe ndacyabikorera kuri telefoni twebwe twarakize ayo dufite amafaranga dufite n'ibyasagutse njyewe rero ngiye kubera abana n'umugore w'umunyakavuyo ntabwo mashini yanjye narayiguze ayiteza abana barayimena ubu nsigaye mbikorera kuri telefone aho ndi hose nta kibazo. Wowe impamvu bishobora ni uko uri umusiribateri. twebwe abasiribateri tubaho neza akabati ngakariya kandi ibyo kunywa ibyo kurya nta kintu kiza mu rugo rwanjye ubwo mbigura bakabimenagura kiriya ikintu ni ikintu kimwe gusa ariko nabwo ntabwo ndagize igihe nanjye narihuse nza kubireka umugore narongoye ni garama ndongore nta kindi yamarira namba nawe tu kuko muri minsi twebwe wamukumpera ntabwo tujya dusevinga wamukumpera ngakwemeze abakozi uzi kugaburira umuntu wize akaba adashobora gukora ngo nuko afite umugabo ahubwo akirirwa abungana amabibiri yawe wagira ngo Imana ambwiye ko izamuha akazi muri papete reka da nuko mbaje mubona nuko mbyakira vuba kubera ubuzima nagiye mbamo n'amafaranga kombi nabo murarira murira gusa noneho yingize ibibazo nk'ibyo rero niriya nakara akamodoka ejo bundi kahirimye ntarabasha gukoresha kubera ubukode bw'inzu n'umugore uteresa biba ari ibibazo kuri njyewe rero ko mana niko gwiki ubu twarumiwe ariko nta kundi byagenda gusa iyo tutaza kubyara ariko nawe reka mutiraga gusa nta kwakira ntacyo nagufashe reka ntacyo kantereka kagira ibyo siba buriya hari ibyamamare mbanegereje ahangaha hano ufite akarikeri se kakubwira ariko nyashobora gusa mu rugo rwose baturiho no twabiki ufite nta kibazo niko nyashobora burya ngewe harimo byere harimo mitsingi byeri mwiza biga ku inzoga makarikeri harimo n'inzoga za zindi bayavuga ngo zimwe z'imiriro gapfa kuba kadapfuna ko kaba ariko kose mpaka turatwika pe wihangane gatoya nta kibazo twebwe twarihaye twebwe nta mpamvu
harimo akatingi. oya ntacyo Okay. Yewe. Rero kuri minsi maze iminsi n'indi ndimo nsa nkaho nayicane ndimo ndanywa afite tangawizi uyihangana ntabwo ndufate nk'akawe kuko oya nta kibazo kandi iwacu twebwe twarihaye do ikingi rwose ikinga indwara ntacyo gatwara ni kangu twati kumwe tukaganira umuntu yakamizeho abasha no kwinyesebura urabizi oya ndi umusore ntabwo mbizi byari no kurya ka twana dutoya kakurikira mu ibinga utwana nyine tutwana ariko arasetsa ko ubusa ntabwo twebwe tugiye kwihimana byashoboka none bikanguha kagakoko kanyuma ufite imbaraga iyo ushinze inkoko ushinze agatuza kamara gaturaguritswe yumva ukaryangamuza wazangira inama ntasha kuba nkange rero icyo ntakwifuriza urabizi uri inshuti yanjye tugiye Dubai urabizi tuba turi kumwe ibintu byinshi turabiganira ikintu ntakwifuriza ni gushaka nkanjye jyana umugore utesha umutwe yiramukenera nanjye sinakwifuriza zemera by'abantu ikibazo cyawe nawe yinjiye mu bintu by'Imana cyane ariko ntacyo kubera ko ndabizi ko nawe wiyiga aho duhurira ndahazi uzabivuge jewe ntabwo namenye nge ndi mu bantu b'imbere cyabana yego ntabwo ndagera ahandi wabimenye uzambikira ibanga nyine ndabyumva ariko nagira ngo akana nshaka kugupasa kararyoshye kini keza ni agatemeri mbega ni akanyabonjo ni urugo tubere ni nk'uturungo ndagapfuye muri nk'aho ndakabura dede ni imbuto umugabo wako twariganye ariko ni abakene ndagasohokana nkajyana hejuru kagakucagura nawe urabyumva gakene kashi karagonjaguye amafaranga se kari amafaranga angahe wumva benshi hano ni agatike namuha buriya basa nimero yako kubera ko umugore w'umugabo ariko nawe ndumwijana ni umwana yaranize avuze ubwenge n'akongereza twajyamo twayisweri yurayirabi yurayikundi y'utundi ayikundi se nabyo bibazo nonese nibyo kunyetse utuntu kugira nawe yemere nyine hajyemo sinabimenya we uce iyo ufite amafaranga ufite n'amashuri yose ukije ibintu byose birashoboka ariko pase nimero kana ngiye kukagupasa uhe nimero yako urabizi ntacyo tudasangira ndabizi pe usangira abagore ntacyo bintwaye ubundi se katari uwanjye ngo ndamufuhira ariko wowe icyambere cyo none cyambere nuko turi inshuti 07 8 7 2 2 485 85 combien oui noneho 85 magana ane mirongo inani na gatanu 45 8 yes noneho nahamagara nyine ukabwire ko uri umukozi w'Imana yego abagore n'abakobwa benshi bakunda umuntu babwira utuntu twiza kurenza babwira igihanda kuko uri umukozi w'Imana ugashaka noneho ukemeza ukabwire ko ugahawe na pasiteri kubera ko kazi ko kari mu marindi kugakoresha karita kazanye ndabizi neza ngombwa se kumubwira n'undi umukozi w'Imana ukamubwira ko muhawe na pasiteri ibyo si ngombwa wese arahita kaza ndabizi na warasha urumagakamenjagura ngiye kwinjira no mu kijyanye ngiye kwinjira mu byishimo rero turi inshuti gahamagara ahubwo gahamagara yumve kera nziza cyane iyi ntabwo iri mu Rwanda ntabwo ashingiye
nabonye wa mwana nguhaye yireba ariko ndebe byawe uri kumureba ni icyuki masoko koko pe ni akanyabunjo ni itamati urumva mbega gatukiramo hano mu ibinga urakaryangamuza reka ubwami ntibarya barahonyora shaka ni koko pe kani keza rwose baba we nukuri pe ariko rero mwana fasha ngo hakira ku icyoga cyogeze mwana urabizi uri inshuti yanjye icyoga cyogeze hatu niba muhemerera ko dusangira n'abagore urumva turi inshuti ariko mfite akabazo kangoye gate mfite umukozi mwiza ashaho ushaka umukobwa rero oya ni mwiza rwose we yicaye uhita ubona ni nk'igitunguru cyiza bateretse ku mbehe urayizi nk'inyarwanda mba nacyo nshaka kukigotomera imwe kugura rwabugirisi ariko noneho yambaye ko kugura rwabugiri umugore adufashe kabiri imbere yize yo kugura rwabugiri imbehe nyarwanda imbehe nyarwanda yayi n'abakuru banyweraho agasosi k'imboga imboga isosi y'inyama we ntabwo ari imboga noneho ubushize twapanze ndamugana igenda ujye gusasa nkurebe ipantaro mu cyumba cyawe aje kumbwira ngo bosi ngo nabishoje asanga nyirabuja turi kumwe muri salo ahita abyumva turamuzinganya biranga narinde kugira ngo wenda uzantuze icyumba nk'ejo mushyire mu modoka yanjye muzane ndabwo ko ntari rogi cyane hazajya ushaka rogi niba uretse nkubwira nzamutera inkunga ariko nyine reka nkubwire ntabwo wantera inkunga ko nanjye amafaranga ndayafite burya muri rogi ushobora kuhahurira n'abantu benshi muziranye urumva n'akantu iwawe turangije nandifura amashuka y'abandi hari icyo byaba bigutwaye ni akantu ko kwa mugani bashaka gufata kandi nk'umuntu ufite umugore mva n'ikibazo umugore umeze nk'intara y'inkanzi ashaka gufata reka nicyo mukundira wumva vuba ntabwo uri umwana okay nta kibazo nimba mubyumva kimwe no problem uzaze hariya dukira mu cyumba cyawe reba kingi kiriya uzagenda nakubwira ntacyo amashuka yanjye ahora ameshe oya agomba kuyafura tukivamo wari rwose nta mukozi wundi ufite ntaribi ndakwemereye tu ngaho rero kamwerekeze maze utahe uranyira ijyanda ishyira mu ikote uri hasi ashyira mu ikote ntabwo reka jyanda y'abanyamahanga irakomeye Ayita Fabrice wakita ndetse umuntu mwiza agira neza birabujije neza shabije mbona hano tubakwita nako nabuze nakwakura nagutinya iyo twahuraga shaje nari imbere ho gatoya nyine sinaba yatumize kandi sinari sinkunze guhura ubu ni nk'imana ashatse kuduhuza shaka kwihuta ukabona ko yari mu rugo umuntu yakubona akazi hamwe ibintu yasimba byashe kurumva ntakiyoye rero bakagenda ok nta kibazo ni kuba mbonye nimero ya nta kibazo yakubona muri telefone mugabo wanjye mwiriwe yewe niwe ndi kuvugisha iki mwiriwe nyine wifashe ku gahanga se wabaye iki iki kiri kumbaza ndi kukuvugisha nyine wabaye iki mbaza iki se umuvugisha iki ese nakuvugisha niwe mugabo wanjye ugira umugabo uri kugeze mu rugo se hoya ahantu hose aho mba ni hose nose uri kumwetsa kuguheka se n'ibyo nshingano ashe none se amakuru
utakimura amakuru nayo wazanye nyine n'ibirungo n'ibyo wanteye niyo makuru yawe nagutera urumbo njyewe utantera urumbo se njye ubwo se izo ngeso niza ntabwo ari izanjye mbona gutetse n'ubundi izo usanga wari wabura muri uru rugo nta mugabo atega amatwi se nyine wisakurije nta mugabo wo kwicara ngo ategereze umugore ugomba gutegereza umugabo ibyo ndabizi niba ubizi se umaze igihe kingana iki wicaye muri iyi ntebe ntabwo ujya ugenda umaze igihe kingana iki ntashye igihe umaze wenda ndacyumva ariko nanjye mba nabyo uzanye iki njye ko narindi ku kazi uba uzanye iki kuba ari ku kazi ariko ubuze ko nagiye gusenga simura mubwira ko ugeranye wambujije gukora ninjye wakubije gukora cyangwa wanze akazi warabimbujije warambwiye ngo ninicare nkurerere abana kandi ingegera z'abagore asha none se kugira iyo kunyitakana nyuma kandi narakoze ibintu byiza ntabwo nigeze nkubuza gukora warakumviye ntabwo nigeze nkubuza gukora ibyo wanze akazi njye ntabwo nanze akazi utakanga so wigeze ikibi guhungana za bibiliya imana yakubwiye ko uzakora muri papeteri y'imana oya ntabwo cyari cyo kibazo bibiliya si undi gutwaye iki uzi ku ijambo ry'imana rivuga avuga ngo uzi imana amenya nayo genda umwana w'imana nawe ukaba umwana w'imana icyo niba ntikingendere nagushatse ngo kugira ngo uzanteze imbere urenze aho nari imbere noneho kugira ngo ndenga aho nari ndimo ndasubira inyuma nagusanze uri rushati nta kintu bibitseho gasenga imana iduha umugisha wicaye mu ntebe nziza ahubwo se nagusanganye nyine waguze none umuntu tumaze kunezerwa umaze kumva mbese ibintu bihindutse utangiye kunyisubira no kunyitakana wisubira ku cyo wazanye ukundana niriwanyejeje ubuvarisi wazanye hara mu cyumba ndibukirimo hari icyashaje kirimo ufata usubireyo urashaka ngende kirindira ko ntacyo mariye abana banjye nabarira nkabaririsha amafaranga utabeshya kuko ari babiri ntacyo mariye kwiga kuzerera ninatanga gutegereza ikintu cyakubaza ibyo ntuzirinda unabimbwira umbaze se umbaze wigeze n'akaraba kuri kandagira ukarabe kandagira ukarabe itaraza se twamenya nihari cyangwa twamenya ijeje ubundi none se yaje nta kizanye ubwo ni ukuvuga ngo none winsakuriza ngo ndakwiyamye umva mubwire iki kibazo kimaze iminsi cyo bora w'inyuma ngo ndakubwira ngo ibibazo byenda byishingira ibibazo byanjye ntiwabyishingira uzi ikintu ngiye gukora papa byo ngiye gusenga none byanyabyo uzaryo utambira uzanyifuza reka nkureke tubirekera ndabizi ko iyo nsenga atari bayari nzagaragaza ukuri kwiza ibyo wumva nimara kukurangirana uzahindukira kandi disi uzi ko nawe usenga iyi ndasenga washe genda ujya kwangarira wangarira undi uriya muswa w'umugore umubwiyanga agiye gusenga yirirwa ameze nk'uterekera cyane namushatse ashaje ngira ngo niwe mugore uzangirira umumaro none ubugoryi ni generali mu bigoryi ni kapiteni mu bigoryi ni iki amapeti yose mu bigoryi arayafite undi byabambwira n'ibiki nagende ngomba kujya nirira abana bato umva nkabaturikiriza mu ibinga ariko aho kiriya cyo kijya kirera abana nta kibazo nuko nabo ari ngeri niyishyurira abakozi ubundi se amariye iki undi hakundu hazamusurutisha kwa nyina undi amariye iki ku buryo nirwa mwirukankaho nirwa ntigihemburana nawe buri munsi nshaka ubundi kandi mfunze rasiyo yatumuka akagenda ariko ikibazo abana banjye uretse na bariya nabo mugenda byara hirya no hino numva bagomba gukora ku mutungo wanjye ariko reka mu kanya ndajya gushaka inshuti yanjye nkunda cyane tubiganireho ni nayo wampaye ahantu naririye umutoni niba namuhaye pase yaeme akamuhandira umutoni turi inshuti ngomba gushaka twicara tukabiganiraho gusa uriya mugore ngo ni mama pyoncyo we ntabwo mbyumva ibyewe nta mugore umurimo sheri
rero urabizi nyakubahwa amaze iminsi adutesha gahunda yacu sibyo ahangaha ureba inshuti yanjye dukorana bizinesi y'ubucuruzi oya n'ukuntu bigutera ikibazo ntahari ari i Dubai ntabwo ari mu Rwanda nuko nasigaranye urufunguzo nta kibazo ushobora kugira ahangaha nakwemereye buri kimwe cyose uzagira imisatsi yashaje kandi nyine n'izindi style gusa Rwanda umukozi mu rugo zikomeza nambara neza icyo ntabwo ari ikibazo kuba mfite wemera ko ufite byose telefone yanjye yamenetse uwo mwana wamwabujije none usohoye ko iby'amatelefone ari byo nkura Dubai icyo si ikibazo turava hano ibibazo byawe byose mbikemura reka ndagukunda ora ndakwishimira bwiza bwa mwabuka munezero wanjye ndagukunda kandi ndakwishimira reka tujye mu cyumba nyine nonese buriya ntabwo bazamwindira kundi wowe umeze nk'ugifite ibindi bibazo akazi ko mu rugo nakomeje kukarambirwa urakarambiwe kwiruka ndetse ngushyira muri bizinesi y'ubucuruzi nizi ko mbikora ariko wabize ekonomi nize ekonomi nuko rero kubera ko urabona mba ndi muri byinshi nawe nta mwanya tugeraho kuganira ubu niho twari tubonye ibindi byose nzabigukemurira ndashaka kugira umutoni watumye koko ku buryo ninzakubita mu modoka turajya n'iwanyu azabivuga ati mutoni ni mutoni ndakapfusha inkume y'inkoko ndakabura debete kandi ntibarya bahonya mbega ikinyabunge we ndagukunda muto ndagukunda kandi ndakwishimira rero reka tujye mu cyumba tugira ibyo tugira ibindi turabisubiramo nyuma none se umuto sha ntakubeshye ni mama y'Imana nari ngukumbuye haciyeho imyaka myinshi dore ukanatanga cyane mana yanjye buriya rero ukiza ukiva mu cyaro nsize ntakubeshye narabirwaye iwacu bakambaza bati wa mwana we kutakivuga kutagikoma kutagikora wabaye iki nababwira nti ngewe ibindimo ntabwo nabibabwira kuko ntacyo mwamfasha niyo mpamvu rero nanjye naje gufata umwanzuro nza mu mujyi ndagushakisha ahantu hose ndakubura nza kubona akazi ndakora ngira icyo ngeraho nawe urabibona ntabwo nkiri nka mbere narahindutse byose ni ku bushake bw'Imana buryo uw'Imana yatunze inkoni ni nk'uw'umwami yatunze inkoni nyine ikukura ku cyavuga ikushizanye n'ibikomangoma nsigaye nkorera ahantu heza mbese mbana n'abazungu nkorana n'abazungu ubwo rero hagati aho nari naragiye mu rugo mbabwira ko namenye ko hari ahantu waba uri barambwira turiya mwana twaramushimye kuko mu mico no mu myifatire ye nta wundi mukobwa twabona twamunganya none rero umukobwa mwiza kubera ko n'ubundi ubizi ko twakundanaga ntaguhisha urukundo nagukundaga ntabwo rwagiye nashakaga ko ibyanjye twabisangira mbese ibyanjye bikaba ibyawe tukarushinga tukabyarana n'abana kuko ndashaka ko wanderera ukampekera nta wundi mukobwa nabona nkunda uretse wowe ndetse ntakubeshya ubu nagiye mu nganzo ndakuririmbira nahimbye akaririmbo keza kari mu izina ryawe ubishatse nakakuririmbira ukakumva ikibazo sinzi niba byakunda ko twasuka umwana ufite ikibazo ntabwo nzi neza ko ibyo byakomeza icyo ni ikibazo cyatuma ibyacu bipfa ntukihunda se basi mbimenye ntabwo ari cyo bifuza ubu nyine tukazakirwa no gutaha bikabeza mana we uyu ko undi mutwaro nigeretseho ntukabyara ni ikibazo cyatuma uva mu rukundo rwanjye nawe ntabwo mbizi
zimeze ngo birashoboka. Yesu wabambwe ku musaraba i Karuvali. Reba ntuzi, reba ntuhombye. Mama we, ntabwo nabyiyumvisha. Nimba ari ibibazo byatumaze nawe dutandukana. Aya, ntuzabimbwire. Ngo rero umukobwa mwiza, undi muto utugenda nk'irota, ntakubeshye rwose. Mpakaniye n'ibyo nari ndimo byose nabivamo. Kuko ibyo nashatse nawe nabishakiraga. Mbabarire rwose ibintu by'ibibazo ntubimbwire. Maze mbabara tuzaganira kuri icyo kintu utaha. Ngiye kubitekereza ko twe tumaze igihe kinini tutabonana. Nzaguha igisubizo. Urakoze kubw'urukundo ngukunda, ndakwihanganiye kandi rwose ntibiba ari ibibazo bishaka kudutandukanya. Nzakubwira. Urakoze. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Kanga murekezi. Sawa. Ariko imyaka maze muri uyu mujyi wa Kigali, kuko buriya pasiteri yambwiye ntabwo byari byo. Yampaye pase y'abana afite mu rusengero, mbwira ko yagira uwo ndangira, ko maje gukura pe. N'ababyeyi banjye barabimbwiye ariko mbitesha agaciro. Ese umukozi w'Imana aho kubyo yambwiye arasi ukuri? Aya, reka mbivemo. Reka mpamagare ahandi hanjye. Icyo Rwanda mfite ubwoba, reka nze mpamagare. Ndumva iciyemo. Hello? Muraho? Yego. Pasiteri yari yaduhuje. Ngo uze tuganire. Nari mu Gatsata, uzamugera bataje. Oya hano pasiteri yakundangiye ngo uze tuganire. Umukozi w'Imana twaciye Imana Richard. Ntabwo bataje, haruguru gatoya uzamukiye ku muhanda wa 333, ahantu usanga porotayi y'ubururu. Ku gataje ukomeje imbere gato, hari agahanda kazamuka ugana kuri kiliziya, kuri porotayi ya 333. Yes, okay. Nakoze cyane. Ubundi mu rugo rwose ndakwiteguye. Okay. Nakoze cyane, nditeguye. Nibyo cyane. Pasiteri rwose kose we. Nabereye ndono. Inahereye koko. Niko ngo ni imanzi. Wenda nagera nanjye nkaba umugabo. Ariko ubundi uno mukobwa atenza pasiteri yambeshye umukozi w'Imana. Ariko si wasanga yateze akavelomoteri da. Karibu tu. Karibu. Memamu. Neza. Yego. Karibu rero mu rugo kwa musaza wawe. Ariko nanone karibu. Nakwishimiye. Umukozi w'Imana rero hano tuba twasenze gusengera n'abashyitsi, bakagira hano n'undi twaje kubasengera. Ntabwo bagana n'umuntu utakiriye ko bajya baca umubare mu Kinyarwanda ngo hakora uhazi cyangwa havuga uhazi. Twabakiriza iki umukozi w'Imana? Ngewe Fanta. Fanta. Sito. Okay. Hano rero turabasira te ntabwo nta mukozi ndagira ko ngo yatuzanira icyo kunywa, urihangana ujye kwituzanira. Nta kibazo. Sanze rero Fanta zo mu macupa zashije
dufite agafanta ko mwakunze kubona ko ni fanta nta fanta nziza iryoha cyane. oya nta kintu Okay, mwakoze. Rero mwasanze maje kwiyakira ninazamutse umusozi munini uzanga nsanga nta muntu uhari ndagutegereza nshakanya ubwo rusanze yanjye maje kunywa. Uriya pasiteri rero yakundangiye ko uri umukozi w'Imana kandi uri umuntu nkwiye, niyo mpamvu yakundangiye ngo mpamagare. ngo pasiteri Yego ngenzwa Nshimiyimana Richard. ishaka nkaba ari umusore ariko ni umusore n'ubundi usheshe akanguhe undi utabasha kurata umutsima. azirisa neza harumva. rero nsenze iminsi myinshi kandi na pasiteri akundangira niba wampaye nomero yawe. ngo nta mupasiteri tuziranye kuko nyagasani pasiteri si bwo umukozi w'Imana umuntu abatijwe umuntu wagiye wagura imbago usengera ahantu henshi wayoborwa n'uwo pasiteri. yakundangiye pe yakundangiye. ubwo rero ni make nashaka kugira ngo tuganire ku bijyanye n'urukundo. urabona mfite inzu mfite imitungo n'amafaranga ndayafite mfite amafaranga no kuri konti ariho. ubwo rero ibyo byose ariko ni ubusa ariko mbere na mbere ni Imana sibyo? mbere na mbere ni Imana. mfite Imana nawe kandi niyo ufite niyo mpamvu bakundangiye sibyo se? yego hanyuma nagira ngo rero tuse nkaho wenda twakwisungana ko ndabona nkuze kandi ntabwo ndi umwana nawe ndabona ugejeje mu myaka y'ubukure. yego wenda nturarengera nkanjye ariko maje gukora nkana twuzuzanya. mu rusengero se cyangwa oya mu rusengero se basaba inkwano basaba ibintu byinshi bagasaba imiryango kandi nta muryango ngira ni imfubyi. make rero ubushobozi mfite n'ubwo ngo twakuba twakwibana tukuzuzanya. narya ngo urasenga Aneko. Wambare basi wambare ndakwinginze ndakwinginze pe. oya ndakwinginze nyemerera basi turi inshuti mbere mushiki wanjye nyuma yaho wenda numara kunyiyumvamo uzambera iki inshuti. reka rero njyewe nkubwiza ukuri sinjya mvugana n'abantu bitwa ngo barasenga. Mana we izina rya Yesu abazimubashye ngo iki ariko Yesu uvuga ari wamubona umwana kumusaba gutya hari igorwa niba baramucuritse niba baracurukuye niba baratambitse ibyo ntabwo biba bindeba. gusa abantu bitwa ngo barasenga njye ntabwo njya mvugana aho ntabwo uzi ko mu bantu benshi kubera kwizera umwami Yesu. ibyo byafunze nuziko afunze ari hariya mu muntu ntabwo uzi ko yavuze ngo nimumumbaze nimba ari wa wundi twari dutegereje niba ngubu rero sheri n'umuntu ko yihanganira ncitswe byaragusajije ariko nyine ni uko kugenda biteguye kuzambera umushemi yo mpamvu yavuze gutya. njye rero reka nkubwiza ukuri yego sinzi niba batakubwiye ko ndi umumama njye ndi umubyeyi nawe ndi umuntu ubyara mbese ndashaka kuzaba nk'igiti ndashaka umuzambyarira. oya umugabo naretse yari ameze nkawe sinshobora kujya mu wundi muriro rero nk'uwurimo. ufite amafaranga ibyo bintu by'amafaranga ntabwo bindeba. mfite inzu nkagira akazi keza kandi ka leta narangiza reba ukuntu nambaye ndatsapa ndabibona ntabwo mu maturo byose ndabitanga. iyo ugeze aho ngaho mba numva nafata n'akaji kanjye nige ntoya ibi bivuga ahubwo reka nigende abagabo mumeze nkamwe oya umwana n'inzu yawe. Karino Niko
ni wowe Nje komera 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 cyane. nikoze Yes. ahantu heza Sha haganye niwe nibera pe. nonese muvande ko ndeba wahindutse se Sha ntarebe mwana. ntana ko ngo heruka waragafashe kuri n'umwana se Mwana ni ukuvuga ngo umwana nyine yaramusigiye ngo yagiye mu kazi ntabwo ntiyaza ngo noneho urambwiye ngo umwana ni uwawe ubu ni uwanjye none se ko nyina adahari ubwo ni uwanjye. none se waje gushaka umugore murabyara umugore ajya mu kazi ntuza ahakorera se nibura ageze gusura umwana se Sha wamaze umwaka urashize rwose umwaka urashize yaramuntanye nyine nawe urabona ko tugeze aho ngaha rwose ntacyo uzi urabona umwana azi ibere rya nyina ariko si ibintu cy'abanyarwanda niko ushatse umugore aragutaye umugore cyangwa ashaka umugore ubwo nta kintu wumvamo Sha nanjye nta makuru mbifite aho ngaho rwose nibura se ko abagabo aribo bajya batanga indezo wowe umugore ajya guha indezo Sha aregeye yikoze rimwe ansikira 2,000 ese ni 2 byonyine ya umva ngewe ndumi cyakoze nimba ari uko bimeze uhebe ubusentebe pe burundu icya mbere umugore akunda abana abagore bakunda abana kuruta uko tw'abagabo tubakunda nimba umugore yaragiye akaba amaze umwaka ataza kureba umwana we ari ukuguha 2,000 kure y'amaso ahubwo inama nakugira wowe uyu mwana ugomba kumujyana kwa mukecuru bakamurera noneho nawe ugashaka ubuzima ku ruhande ku giti cyawe nawe ukajya urera umwana wawe kuko ukabona ibi bintu utazabishobora muri uyu mujyi Sha nyine rero ntabwo ndabyumva neza kuko uyu mwana yaramvunye kugira ngo nzamuhereze nyirakuru ntabwo byakunda oya nta kidashoboka simufashiriza kwa nyirakuru mu rubuto wowe wakamuhaye Sha nyine ubwo ngubwo nuko bimeze ndabona atangiye no kurira nyine ubwo ngubwo nawe urabibona narangije kwakira umuntu wo kuba narabaye umugore nanjye ntacyo nkurushije ariko ubwo mbimenye ko ari ubwo buzima ubayemo nzagaruka kukureba bitari bidatinze Sha uzagaruka undebe rero urabona ko nta buzima tu urabona nsigaye nta muri urabona ko nguciyeho nta gahunda nari mfite yuko turi buhure ariko ngize amahirwe turahuye mbonye ubuzima urimo ubwo nyine ubutaha reka ngende kuko ndi kwihuta ubutaha yenda hari icyo wasanga mfite nagifite umumaro Sha nyine turakoze cyane sawa ibihe byiza yego basubize wakabere ntose n'ubundi ko yenda Sha none se nyine ibyo ngibyo Imana yarabinyimye yego ihore none se shaho kureba n'ubundi twanabwiriwe ko nta kigenda ese koko ndakubonera iki none uyu munsi ku kaduka nta mafaranga mfite hore si umukenya w'umugore ubundi sinigeraga gusenga nkazana amafaranga none ubu ngubu ndacyabona ko njya kubera umwana ariko ntacyo uzakora ntacyo sha ihore